Mu myaka y'imihigo ishize akarere ka Nyanza kagiye gatera intambwe mu kwesa imihigo. Aka karere kavuye ku mwanya wa 22 kajya ku mwanya wa 15 kawuvaho kajya ku mwanya wa 7 ubuheruka kakaba karaje ku mwanya wa 3. Aha abayobozi n'abaturage bo muri aka karere baracinya akadiho bishimira uburyo bagiye bazamuka muri iyo myanya, by'umwihariko ku mwanya wa 3 baherutse kwegukana mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. Bamwe muri aba baturage twaganiriye bavuga ko kugera kuri uwo mwanya babikesha ubufatanye bagirana n'ubuyobozi bwabo binyuze mu kwiha intego zo kugeraho mu ngo zabo ndetse ntibaseta ibirenge mu kwitabira gahunda za leta. Batwigishije ibijyanye n'imihigo, umuturage akihigira ikintu abasha gukora mu rugo iwe. Nimba utagiraga umurima w'igikoni ukawukora biragufasha, wabishyira muri rusange abaturage bose ibyo bahize babikoze bigatuma imyanya ihinduka. Je ku giti cyanjye bampika y'imihigo, ubu turi mu gihe cyo turanje igihe cyo guhinduza umwaka wa mituweli, ubikora bikurimo. Aba baturage ariko bakomeza bavuga ko hari ibyo babona byashyirwamo imbaraga kugira ngo akarere kabo kazaze kwisonga ubutaha. Ikintu cya mbere mu byo shaka ko bizagerwaho, iyo tugenza ahandi bona hari gare zisobanutse, ariko mu mujyi wacu wa Nyanza nta gare twari twabona. Amasitade y'ahandi ugasanga bamaze kugera mu yindi ntera asobanutse. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Murenzi Abdara avuga ko hari ibyabagoye bigomba kongerwamo imbaraga muri uyu mwaka w'imihigo, nk'igipimo cya mituweli cyari kuri 70% gusa, ndetse n'ingufu z'amashanyarazi zitarakwirakwizwa ku kigero gishimishije. Ubona aho tutagize imbaraga cyane ari mu cyiciro cy'imibereho myiza, ko nko muri mituweli twari turi hasi kuri 70%, niho urebye twatsikiye. Ubu rero niho tugiye gushyira imbaraga ku mashanyarazi, turashaka kuva kuri 20% twaya kuri 23%, bivuze ngo hari ingo zigera ku 4,000 ziziyongeraho mu kugira amashanyarazi bitewe n'umuyoboro mushya tuzagira turimo kubaka, uzajya mu murenge wa Nyagisozi uvuye Busasamana ugaca Rwabicu. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Munyantwara Alphonse waributsa abayobozi mu karere ka Nyanza ko kwesa imihigo bya nyabyo bigendana no kugaragaza impinduka nziza mu ngo z'abaturage, bityo akabasaba buri muturage kubanza kwesa imihigo yo guteza imbere urugo rwe. Birashimisha iyo abantu bagera ku ntego. Twese rero ko turi abavandimwe, ikindi tugomba kugira mu mutwe ndashidikanya ko mugifite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye igihe yatangizaga imihigo, yaratubwiye ati iyi mihigo mugiye gutangira gushyira mu bikorwa no kwesa, nitagira impinduka mu rugo rw'umuturage ntacyo muzaba mwakoze. Kanatsinda baduhaye noneho n'ikayi tuzashyira mu rugo rwa buri muturage kugira ngo tumufashe kugera ku ntego. Intego ni imibereho myiza, intego ni ugutekana, intego ni ugutera imbere kwa buri muturage, kwa buri munyarwanda, by'umwihariko kwa buri mudahigwa mu karere ka Nyanza. Mu birori byo kwishimira iyi ntsinzi hahembwa abayobozi 30 b'imidugudu yabaye indashyikirwa mu karere ka Nyanza, abakozi bahize abandi mu mikorere ndetse n'abafatanyabikorwa bafashije akarere ka Nyanza kwesa imihigo bakegukana umwanya wa 3. Ndayisenga Trésor Pierre Chanel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.